kandi mvugana nawe ntawe wari uhari. ni ukuvuga njyewe hariya ntabwo mvuga ngo Imana yaramubwiye cyangwa se yamubwiye ko n'ubundi ubuhanuzi bwose bwemerwa ari uko busohoye. Barinda yamwogoshe umusatsi kubera kurangara. Hanyuma rero ikintu navuga mu gihe turimo, ndatekereza ko ubu nyine ibyo tuvuga n'igihe twebwe duhagazemo. Ibyo nibyo batubanjirije, ariko iyo ugiye ugenda ubihuza n'ibirimo kuba usanga hari aho bigiye bihura. Hari inzira ngari, kandi ngo iyi nzira ngari ni inyuramo abantu benshi. Kandi iyi nzira ngari ntabwo iruhije na gakeya. Kandi iyi nzira ngari ni nini cyane. Ni inzira umurokore ahagararamo agasambana. Ni inzira umurokore ahagararamo akavuga amagambo adakwiriye. Ubwo umaze iminsi ubona ku ma YouTube ari abitwa pasiteri n'abavuga butumwa barimo bavuga amagambo roba n'uwo kujyana mu kabari barimo kunywa basinze utashobora gutinyuka gusubiramo. Ni igikiriho kiba cyarabaye. Iyi nzira rero ngari abapasiteri barahagarara bibwira ko bakiri abakozi b'Imana, bagatangira kuvugana ibyo bagiye bakorana. Inzira ngari uyihagararamo ugasambana, inzira ngari uyihagararamo ugasinda uri pasiteri, inzira ngari uyihagararamo ukavuga amagambo adakwiriye. Iravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto bera. Ubundi n'ubwana batabiha agaciro, bamwe namwe bakunda kuvuga ngo Imana iba mu mutima, ngo agakiza kari mu mutima. Hoya, kandi biri tuvuga ngo tuzabamenyera ku mbuto bera. Indimi, hari abantu bavuga mu ndimi, Imana yarabahaye kuzivuga. Ibyo urabizi na Bibiliya irabivuga. Ariko nanone niba n'abahanuzi b'ibinyoma bahari, hari abandi bazaza nabo bazivuga kandi atari ziturutse ku Mana. Ni gute rero wamenya abantu kubatandukanya? Ntekereza ko niba ari Imana yamubwiye koko, ntabwo Imana yari umubwiye ngo aze kubivuga kuri YouTube, kuko ntabwo yarambagiza YouTube yose. Imana iyo ikubwiye kubwira umuntu ibikubwiye kumubwira wenyine. Icya kabiri, nta muntu wihanurira ngo ajye no kubwira uwo ahanurira ari we wivuga. Ahubwo nuko ikigaragara ni ukuvuga ngo uriya musore ashaka kuba nyine yararebye uriya mudamu akamukunda, arahita kuba wenda abantu bandeba kuri YouTube cyane niko guhirwa. Hanyuma ako kantu nako kavuzeho, reka ngira icyo nkavugaho. Ntabwo gukundwa n'abantu, gukurikirwa n'abantu benshi, abantu kukubwira ihangane mama, icecekere ihorere, ntabwo ibyo nari byegaragaza ko uri mu bantu bahiriwe. Nta nubwo ari byo bigaragaza ko Imana ikwemera. Ushaka kuba uri umuvugabutumwa cyangwa uri umuhanuzi, ariko Imana itakwemera. Niyo mpamvu rero kuba ukurikirwa n'abantu benshi, mwese roba ntabwo ujya ubabona. Ntabwo ntantu haza ku YouTube akavuga ngo ibi bintu ngo mu byumweru 2 biraba, byumweru 2 bitatu ni bikeya. Iminsi 21 akavuga ati ibi bizaba byabaye, biriya bizaba byabaye, kandi si bibi. Ngo uyu mugore yari amaje gusinda ibisindisha amaraso yabera. Ni nkaho ageze kure. No kuvuga ngo yageze kure, yabeshya abantu benshi, abantu bamufashe nk'umwizerwa, bamufata nk'umukozi Imana, bamufata nk'umukristo, ariko nyamara asinze amaraso yabera. Arababeshya bikemera, arabayobya bikemera. Mbese navuga ngo yari ubugingo bw'abantu yiyongeza, ubundi ariyongeza. Nyamara rero reka nkubwire, n'ubwantu baseka ariko Imana irababaye. Imana irimo gupfusha uko bwije nuko bukeye. Reka nizere ko umeze neza kandi uri amahoro. Nanjye meze neza, ndashima Imana. Nge ndi Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Iyi ni ISEZERANO TV ndetse na Yada TV. Tugira umugisha n'Imana kuri kamera kwakira Uwamahoro Marie Claire. Uwamahoro Marie Claire. Uri kuririmba indirimbo ivuga ngo iki? Indirimbo uri kuririmba bivuga ngo iki? Ndimo kuririmba indirimbo ivuga ngo tuzanezerwa. Nidutunda imiba tuzanezerwa. Harya abantu batunda imiba bavuye he? Mbese ni ukuvuga
tuzanezerwa igihe kimwe turangije urugendo rwo mu isi tugiye iwacu mu ijuru. Dutunda imiba, ubundi abantu batunda imiba bavuye gusarura. Yego. Ko muri isarurwa byabaye byinshi, abasaruzi muri kugenda mama bakekere. Igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazataha. Umeze ute? Ndashima Yesu. Baneri baraho n'abandi. Neri na Reina baraho bameze neza. Dushyira imbere y'Imana tuganire. Mana ndagushimye ndaguhimbaje, gushimiye kugira neza bukira bugacya, uri Arufa na Omega, uri tangiro kandi uri herezo, iyo uvuze birabategeka bigakomera. Imbaraga zawe zitubeho, ubwiza bwawe bubane natwe, ikiganiro tugiye gukora abacyumva kibagirira umumaro, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Twari tuburanyeho? Harashize iminsi. Jerukana turi muri za nduru na za nkubiri saba abahungu. Twabonye Imana izirangiza nta kitagira iherezo. Yego. Cyane iyo ibintu bije Imana itabirimo kandi ari ibinyoma, ntabwo ukuri ntabwo gutinda kugaragara. Igihe kiragera nyine ukuri kukagaragara n'ibinyoma bikagaragara. Yego. Turashima Imana rero ko yabanye natwe bikarangira neza. Byagize ingaruka ki ku buzima bw'umwuka n'ubw'umubiri kuri wowe? Ku buzima bw'umubiri navuga ngo ingaruka zari zabaye ku bantu bamwe na bamwe bahita gutekereza uko utari, bakagufata uko utari, ariko nanone navuga ngo nta bidasanzwe byabaye kuko Imana yabanye nanjye kandi Imana irwana mu bihe byose. Imana ikigaragaza mu buryo bw'umwuka nta kintu byantwaye kuko Imana iri kumwe nanjye kandi yabanye nanjye. Kandi ubundi umukristo wese w'ukuri agomba guca mu ntambara, niko biri tubwira koko. Niba ijambo ritubwira ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, ariko kandi amakuba n'ibyago ni byinshi ku mukiranutsi, ariko Imana imukiza muri byose. Yego. Roba no kuvuga rero tukiri mu isi intambara ku mukristo ni ngombwa, zigomba kubaho. Rero ndashima Imana ko yabanye nanjye. Yego. Nkabanyuzura umwuka wera. Haleluya. Amen. Kandi nkabanyumva ubugingo ari buzima. Nahoze naje ndi kumva ikiganiro kimwe cya mwene data bita Aniseti kwijwi ry'umukanguzi. Numva ndafashijwe. Ni mushiki wanjye wari ukinyohereje ambwira ati iki kiganiro cyumve ni cyiza, nanjye ndacyumva numva kirafashijwe. Yarari kuvuga ukuntu witwa Yosua yagiranye amasezerano n'ubwoko bw'abahivi n'abayebusi n'ubundi bwoko nyine, donc baramubeshya. Bamaze kumubeshya abakira bamubeshye, amaze no kubashyiza mu Bisirayeli abaha inshingano, ariko umuntu wakubeshye agitangira n'ubundi no mu buzima busanzwe akomeza kugira gute akubeshye kugera ku rwego banyaza Bisirayeli babambura ibintu byose, donc n'ibikoresho byakoreshwaga mu ihema ry'ibonaniro n'uburyo bakoragamo umurimo wo gutambira Uwiteka ibitambo byose barabinyaga barabijyana. Nahise numva mbonye muri revelation y'ubumana, ndibaza ese Claire ko tugeze mu gihe gikomeye, usibye icyo gihe cyabaye Yosua n'uyu munsi ubona abitwa bavuga butumwa, abitwa ababwiriza butumwa, ijambo ry'Imana ribaye ingume kuri ahantu hose. Reka nende kuvuga ngo kuri YouTube niko nangiye kuvuga, ariko na ahantu hose. Harakorwa iki? Impamvu mvuze ngo harakorwa iki sinzi uko nabivuga. Bageze ku rwego, urabona Samusoni yabonye umusatsi, baramubwira ati wapfa Abafilisitiya yabaje. Uyu munsi niyo ugeze nk'hano kuri YouTube mu nsengero, Satani yamaze kogosha imisatsi benshi, yamaze kugirana amasezerano n'abantu benshi ku buryo bavuga ati wapfa atongera wivuge, ugasanga nta bushobozi dufite. Turakora iki? Impamvu mbivuze ni inkuru nyinshi ndi kugenda mbona hano kuri social media, nifuje no kugutumira ngo tuganire. Hakorwa iki dushingiye kuri izi nkuru? No kuvuga urumva abantu kugira ngo babibe bagere mu ihema ry'ibonaniro, bibi ibintu byose babimaremo.
ni ukuvuga ngo tubihuje n'igihe turimo cy'abakristo ni ukuvuga ngo haba hari ikibazo haba harimo ikibazo cyo kuvuga ngo harimo kurangara. Yego, harimo kurangara kuko kugira ngo baze biba ibintu byose usigare nta kintu ufite. yego, kandi ibintu bibye byari ibintu by'agaciro mu maso y'Imana, byari ibintu by'akamaro. ni ukuvuga ngo haba habayemo kurangara. hanyuma warumbwiye ngo ese hakorwa iki? Nageze igihe abantu bamaze kuba nka Samusoni nawe urabizi ko kugira ngo yamwogoshe umusatsi yari yarangaye kugeza igihe yamennye amabanga y'Imana cyangwa amabanga y'ubwoko bw'Imana, kandi bitari bikwiriye kuba ariko bigenda. Barinda bamwogosha umusatsi kubera kurangara. hanyuma rero ikintu navuga mu gihe turimo, ndatekereza ko ubu nyine ibyo tuvuga n'igihe twebwe duhagazemo. ibyo nibyo batubanjirije, ariko iyo ugiye ugenda ubihuza n'ibirimo kuba usanga hari aho bigiye bihuza. nta gishya mu isi buriya ibintu byabaye kuri ba Yosuwa n'abandi uyu munsi natwe nibyo biri kutubaho. ni ukuvuga ngo rero reka nsubize nkoresheje iri jambo dusanga muri Matayo ibice 7 umurongo wa 13. Yego, iri jambo riravuga munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari ni inzira ijyana abantu kurimbuka, ari nini kandi abayinyuramo ni benshi. yego, 14. ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu ijuru. yego, ni inzira ijya mu bugingo, iraruhije kandi abayinyuramo ni bakeya. yego, ubundi ahangaha uhasomye uri umukristo uhita ukuramo igisubizo. impamvu mvuga ngo uhita ukuramo igisubizo ni ukuvuga ngo mu rugendo rw'abakristo bagiye mu ijuru, abana b'Imana batangiye inzira ijya mu ijuru. ni ukuvuga ngo harimo inzira ebyiri. hari inzira ngari, kandi ngo iyi nzira ngari ni inyuramo abantu benshi, kandi iyi nzira ngari ntabwo iruhije na gakeya, kandi iyi nzira ngari ni nini cyane. rero iyi nzira ngari ni inzira umurokore ahagararamo agasambana, ni inzira umurokore ahagararamo akavuga amagambo adakwiriye. ubwo umaze iminsi ubona ku ma YouTube ari abitwa pasiteri n'abavugabutumwa barimo bavuga amagambo roba n'uwo kujyana mu kabari barimo kunywa basinze utashobora gutinyuka gusubiramo. ni igikiriho kiba cyarabaye. ni ukuvuga ngo uyu muntu aba yarabonye ya nzira ifunganye kwiruhije, kuko na Bibiliya ibaza inzira, na Bibiliya ivuga ngo inzira ifunganye iraruhije. ariko nano lakota yasiki ni inzira ijyana abantu ku bugingo buhoraho, ariko noneho iraruhije pe. yego, abayinyuramo ni bake cyane. urumva buriya inzira ngari yo ntiruhije. iyi nzira ngari rero umupasiteri ayihagararamo akavuga mugenzi we. yego, iyi nzira rero ngari abapasiteri barahagarara bibwira ko bakiri abakozi b'Imana, bagatangira kuvugana ibyo bagiye bakorana ndetse bidakwiriye. kuko iyo dusomye mu Bagalatiya ndumva ari ibice 5, dusangamo imbuto za kamere, tugasangamo n'imbuto z'umwuka. ni ukuvuga ngo rero iyi nzira ngari uyu muntu yihagazemo, yaba poso, yaba potere, yaba umushumba, yaba umudiyakoni, yaba umuhanuzi, yaba umuvugabutumwa, ntabwo atinya kuvuga iby'imirimo ya kamere yamukoresheje igihe twita ko yari akiri iyo ngiyo. gusa bihita bikwereka ko uyu muntu n'ubundi atigeze akizwa, kuko niba urimo uvuga imirimo ya kamere uri ku rwego rwa pasiteri, tuvugishije ukuri ubutari wakizwa. kuko Bibiliya itwereka ko iyi nzira nyine inzira ngari uyihagararamo ugasambana, inzira ngari uyihagararamo ugasinda uri pasiteri, inzira ngari uyihagararamo ukavuga amagambo adakwiriye, iyi nzira ngari uyihagararamo ukavuga ukumva ni wowe mwiza ukumva ubwibone burakurenze ku rwego uri bunahagarare kuri YouTube ukabivuga. iyi ni inzira ngari nyine uba urimo ugendamo.
iyi nzira ngari rero iherezo ryayo n'ubundi ngo ni ukurimbuka kuko nta kintu na kimwe bakubuza kuvuga uvuga ibyo ushaka byose kugira ngo ubone views kugira ngo uhembwe kugira ngo winjize ariko ubugingo bwo ntabwo buba buhari arakanu rwose gukomoza yego tugahita tugaruka kuri kambanze ndangiza aha ubone kumbaza tugahita tugaruka ku yindi kote ya kabiri inzira ifunganyira ruhije pe ngo abayinyuramo ni bake cyane ariko ngo ni inzira ijyana abantu ku bugingo buhoraho yego abo rero ni babandi Imana yabwiye Uriya ngo niwibwire ko ari wowe uhari wenyine ahubwo ngo haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali bivuga ko nubwo bimeze gutyo nubwo hari abantu bahagaze mu nzira ngari ariko n'abahagaze mu nzira ifunganye baracyahari turaza kubamenya gute impamvu mubaje iki kibazo ni iki ejo muhashize nk'imisi nkine nagiye kubona mbona umuhungu umwereka mu kotinga ye muvuge witwa Noheli arahagurutsa azavuze mu ndimi avuga n'ijambo ry'Imana ati Imana ubwayo yambwiye ko ngiye kubana na Assia madamu wa Theogene abakongeje umuriro hano kuri YouTube sibyo avuga ati ni Imana yambwiye anavuga n'ijambo ry'Imana donc turaza gutandukanya gute abafite ishusho yo kwera n'abari mu nzira iyo ngaro uri kuvuga ko bose irondo ryivanze n'ibisambo no kuvuga ngo inzira ifunganye iraruhije abayinyuramo ni bakeya ariko abo nabo baracyahari bari mu nzira ifunganye bakirinda ubwere bw'Imana ataza ngo apfe kuvuga ibitavugwa mbese intumbero ye ari ukuvuga Kristo no kugendera mu kuri no mu mwuka mbese agasengera mu kuri no mu mwuka akagendera mu kuri no mu mwuka akambara nka Kristo akagenda nka Kristo akavuga nka Kristo agasa nka Kristo warumbwiye ngo rero tuzabamenya gute Juste nari nirefeye kuri Noheli yego wagize gutya ati Imana irambwiye nukuvuga ngo Bibiliya ivuga iki iravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto bera yego ubundi n'ubwana batabeha agaciro bamwe namwe bakunda kuvanga Imana iba mu mutima ngo agakiza kari mu mutima hoya kandi biri tuvuga ngo tuzamenyera ku mbuto bera kandi imbuto abantu bera ni ibikorwa bakora buri munsi rero ni gute watandukanya aba bantu ibyo bakora byonyine byakoreka ko uyu muntu ari umukristo yego uyu atari umukristo ariko nanone cyane ko aho hantu nubwo tuhatinda ntabwo ari hari ikibazo gikomeye kuko ubundi roba ngiyewe kumenya ko uri umukristo ni byiza ko nanjye byankomeza mu rugendo ariko nanone ntanabimenye imbere gatoya hari aho uzagera wowe ubwawe ukabibazwa nanjye nkagera nkabazwa ibyanjye hanyuma warumbajije kuri uwo musore navuga ngo indimi hari abantu bavuga mu ndimi Imana yarabahaye kuzivuga ibyo urabizi nayo biri irabivuga ariko nanone niba n'abahanuzi b'ibinyoma bahari hari abandi bazaza nabo bazivuga kandi atari ziturutse ku Mana ni gute rero wamenya abantu kubatandukanya uri mu mubiri si wabimenya ariko uri umunyamwuka wabimenya yego hanyuma ikindi waruvuze ese ni gute twamenye ese ibyo yavuze ni ukuri cyangwa se Jite urumva nabonye abantu bamwe bari kumutera amabuye ariko umuntu uhagaze ahantu hamwe akavuga ati ngiye Imana yambwiye sibyo kandi mvugana nawe nta wari uhari ni ukuvuga ngewe hariya ntabwo mvuga ngo Imana yaramubwiye cyangwa se yamubwiye ko n'ubundi ubuhanuzi bwose bwemerwa ari uko busohoye kandi hari n'ubuhanuzi abari bwo ariko ntibusohore none ese roba ntabwo ubizi ko hari abantu banga ubushake bw'Imana barahari kandi Imana nta muntu ishyiramo umugozi ngo yemere ibintu subizi buriya bakaba ari bwo ariko oya ntabwo nakubwiye ngo simvuga ngo nibwo cyangwa sibwo ariko nanone tugendeye ku mbuto cyangwa tugendeye uko uguhanura bigenda ntabwo neme ubundi ngewe Claire ni nge Claire ariko andi sinzi uko babyumva ntabwo njya nemera ko umuntu yahawe message y'umuntu umwe ashobora kwizana kuri YouTube yego
ntekereza ko niba ari Imana yamubwiye koko ntabwo Imana yari umubwiye ngo aze kubivuga kuri YouTube kuko ntabwo yarambagiza YouTube yose urumva kuseka se no kuvuga ngo reka nkubwire ugomba nkuruye ukuntu Imana hano ituma umuntu nyir'ubwite akaba ari nawe iza urumva ntabwo Imana yabwira umuntu ntabwo Imana yabwira umusore ngo jya kurambagiza uriya mudamu hanyuma nirangiza ngo imubwire ngo jya kubivuga kuri YouTube icyo ni icyambere icya kabiri mu mikorere y'Imana ari nabyo nkunda kubwira abahanuzi buri munsi ku ma YouTube biragoye kuba uri umuhanuzi ukaza kwivuga ngo uri umuhanuzi biranagoye kuba waba uri umuhanuzi ukanihanurira ukanaza ukabivuga ni ukuvuga ngo igihari ni ikihe ngewe mbibona nk'ubuhanuzi bw'ibinyoma buriya ndavuga impamvu mbibona nk'ubuhanuzi bw'ibinyoma dusobanurire n'abantu badukurikiye bumva ukuri kuko impamvu mba nemeye ko dukora ikiganiro nk'iki ngiki ni ukugira ngo abana bato mu by'agakiza ni ukuvuga ngo bitaboreka uri kumva kuko abantu bose baza bavuga mwami niko ijambo ry'Imana rivuga ijambo ry'Imana ariko riravuga ngo abavuga mwami siko bose niyo mpamvu mvuze ni ngo bazagera igihe nibagera imbere y'Imana yabwira ngo mumve imbere mwahoze bimwe sinigeze kubamenya ngo nibarangiza ijambo rikomeye rinateye ubwoba ngo bazavuga ngo twahanuraga mu izina ryawe twakoraga ibitangaza mu izina ryawe yego uziroba bivuga ko barabikoraga bigakoreka siko bimeze se kuko ntabwo umuntu urumva icyo gihe niba umuntu azavuga ngo twahanuye mu izina ryawe bahanuraga mu izina rya Yesu ibintu bigakoreka ariko nubwo bahanuraga ibintu bigakoreka ntabwo bari barigeze bakizwa nubwo basengeye abarwayi bagakira kuko babasengeraga mu izina rya Yesu kuvuga izina rya Yesu gusa izina rya Yesu rihita none izina rya Yesu ryirukana abadayimoni izina rya Yesu rikora imirimo n'ibitangaza ariko nubwo bavugaga mu izina rya Yesu bavuga mu izina rya Yesu ariko bo batarahindutse bazaba barahanuraga mu izina rya Yesu kubera ko ari izina rya Yesu bakoresheje bakavuga Yesu akabikora ariko batarigeze bakizwa batarigeze bahinduka batarigeze areka ibyaha hanyuma ngo Imana yabwira ngo mumve imbere mwankozi z'ibibimwe sinigeze kubamenya ese ubundi kare hari n'igihe tufate urugero mu by'ubuzima ni hari igihe umuntu ashobora kuza kwitirira umuntu runaka akakukoresha ibyo ashaka mu nyungu ze kubera ibitekerezo bya wa muntu birashoboka ariko mu bantu nyine n'abantu ntabwo wakoresha banki y'umuntu ngo ufate amafaranga bikunde niho bitandukaniye n'iby'Imana ariko mu by'Imana wavuze mu izina rya Yesu iryo zina nyine rirakora ariko kuba rikoze ntabwo bivuga ko wowe Yesu akurimo kuko ntiwigeze ushaka gukizwa ntiwigeze ushaka guhinduka rero narindimo mbabwira ni impamvu njyewe ubuhanuzi mbwita ubuhanuzi bw'ibinyoma icyambere Imana iyo ikubwiye kubwira umuntu ibikubwiye kumubwira wenyine icya kabiri nta muntu wihanurira ngo ajye no kubwira uwo ahanurira ari we wivuga ni ukuvuga ngo iyo ari Imana imubwiye yategereza ikazasanga uriya mama Assia ikabimubwira Imana ifite abahanuzi ifite abakozi bayo mu isi benshi ifite inzira yabicishamo ikabimubwira rero ni ukuvuga ngo biriya ni ibinyoma ahubwo ikigaragara ni ukuvuga ngo uriya musore ashobora kuba nyine yararebye uriya mudamu akamukunda hanyuma yamukunda hari n'ibindi bintu roba biba ku bahanuzi hari ukuntu ushobora gukunda umuntu ukamutekerezaho cyane hanyuma ukaza guhura n'ivangirwa bita iry'amarangamutima bikakuzamo kubera ko nyine wabitekereje bikurimo mbese wamugiriye nk'irari urumva umushaka hanyuma waryama ukarota wa muntu mukoze mariage cyangwa muri kumwe ibintu nk'ibyo ngibyo rero no kuvuga ngo ibintu byabaye ashaka ari nk'ibintu bitatu byabaye kuri uyu
kuri uyu muntu w'Imana, Imana imusange imugirire neza imutabare. Ashobora kuba icyambere gishaka kuba cyarabaye, ashobora kuba harabaye ivangirwa ry'amarangamutima kubera ko yamutekerejeho cyane akamutindaho. Icya kabiri ashobora kuba yaravuze ati nimbihanura mbyihanuriye nkabivuga biragira imbaraga. Icya gatatu bishoboka kuba ari hitagira ngo amufatireho. Ibyo birashoboka. Bano bahungu bajya bacura inkuru ari ibintu bateguye kugira ngo babone uko babicururiza. Yajya ariko nanone ntabwo ari uko mpfa kubitekereza. Nekereza ko urebye uburyo bivuga n'uburyo ababyiyememo, nekereza ko ashobora kuba ari ivangirwa yahuye naryo. Ariko nubwo bimeze gutyo navuga ngo Imana iracyahari kandi Imana iracyakora. Ukuri kuratinda kukajya ahagaragara n'ikinyoma kikajya ahagaragara. Navuga ngo kuri iyo nkuru reka tubihe umucyo, tuvuge ngo tubihaye igihe, kuko igihe kizabirangiza, igihe kizashyira ukuri ahagaragara. Igihe navuga ngo reka tubihe igihe, kuko n'ubundi abahanuzi barahanura, ariko hamwe n'igihe kiragera nyine ukuri kukagaragara n'ibinyoma bikagaragara. Ariko biriya byo njyewe rero uko mbibona nyine mbona ari ibinyoma. Nta hantu byubakiye ntaho bishingiye. Yego. Wenda uri mu bantu bagize ingaruka mu minsi yashize kubera kira kiganiro cyagiye kivugwa. Akenshi iyo umuntu bamuvuze mu ruhame hari icyo byangiza ku buzima bw'umuntu cyangwa se no ku mitekerereze y'umuntu. Aba bagabo bagiye bagutaramaho bakuvuga ko mbona nabo batangiye gusamburana ubwabo, biriya bintu bivuga hiki? Bose navuga ngo iki, navuga ikorasi muririmbye yaririmbye ivuga ngo bareke bagende ikivunge, bareke bagende ikivunge, nibagera kuri Yorodani azambuka intwari gusa. Ntabwo abantu igihe cyose yo bubakiye ku kinyoma ari mu kinyoma ntabwo bitinda kugaragara. Hari abantu batanu ngiye kuvuga ubageneye message nk'umukristo. Umuntu witwa Ezekiel, Karosi, umuhanuzi Theogene, Pastor Claude n'umuntu wita Pastor Mutesi. Ni iyihe message waba? Message naha abo bantu uvuze, nabibutsa ko twamagariwe gukorera Imana. Yego. Twamagariwe gukorera Imana. Nababwira ngo nibakorera Imana kandi bayikoreye mu kuri no mu mwuka. Ubona bayikorera? Hanyuma nabaha ubutumwa buvuga nsanga muri Zaburi ya mbere. Zaburi ya mbere umurongo wa mbere. Yego. Aratubwira ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Nahagarare mu nzira y'abanyabyaha nicarane n'abakobanyi. Ni byiza rero ko uyu muntu hirwa yakabaye umwe muri bo. Nababwira ngo nabifuriza ko bahirwa kuko nicyo kizima. Ntabwo hahirwa abantu bafite amafaranga, hahirwa abantu bafite amamodoka, ntahirwa abantu barebwa ku YouTube cyane, ntabwo hahirwa abantu bakunzwe cyane, ahubwo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Amen. Ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha kandi nicarane n'abakobanyi. Ndumva iyo message buri mwese muri abo bantu batanu uvuze niyicara itekerezeho. Ibaza ati mbese ndi mu bahiriwe cyangwa si ndi mu bahiriwe. Kuba wenda abantu bandeba kuri YouTube cyane niko guhirwa. Hanyuma ako kantu nako kavuzeho, reka ngira icyo nkavugaho. Ntabwo gukundwa n'abantu, gukurikirwa n'abantu benshi, abantu kukubwira ihangane mama, icecekere ihorere, ntabwo ibyo nari byegaragaza ko uri mu bantu bahiriwe. Nta nubwo ari byo bigaragaza ko Imana ikwemera. Reka mbabwire mw'abantu mwe, reka nkubwire Roba, ni ukuvuga ngo nituva muri iyi si, hari umuririmbyi ajyaga aririmba ngo buri muntu afite dosiye, ntawe uzatwara dosiye y'undi, kandi ngo imbere y'Imana ntawe uzatanga ruswa, nta n'uzajurira, ngo kuko Imana si nk'abantu ye. Ushobora kuba ukurikiwe n'abantu 100,000 ariko Imana itakwemera. Ushobora kuba ufite titre y'ubupasiteri ariko Imana itakwemera. Ushobora kuba uri umuvugabutumwa cyangwa uri umuhanuzi ariko Imana itakwemera.
niyo mpamvu rero kuba ukurikirwa n'abantu benshi mwese roba ntabwo ujya ubabona ntabwo nta hantu haza ku YouTube akavuga ngo ibi bintu ngo mu byumweru 2 biraba byumweru 2 bitatu ni bikeya iminsi 21 akavuga ati ibi bizaba byabaye biriya bizaba byabaye kandi si bibi urumva kandi bitabaye akurikirwa n'abantu benshi nese ibyo wabyita ubuhanuzi harega ari ubuhanuzi byaba ntabwo Imana yavuga twazigira inshuti yaravuze ngo ubundi ngo karaka nta kintu mubona mu bundi reka nkubwire buriya nta kandi kantu karimo buriya reka nkubwire iminsi 21 Imana yivuze yewe niyo yavuga iminsi 2 ikavuga ngo imvura iragwa mu minsi 2 imvura iragwa cyangwa ikavuga ngo mu minsi 2 ntabwo imvura igwa byabo uko nyine Imana yabivuze ariko iyo bitabaye bikwereka ko uyu muntu yabeshyaga yatuburiye abantu yababeshye nta buhanuzi bwari buhari pe ariko arebwa n'abantu benshi rimwe na rimwe uzasanga arebwa n'ibihumbi 190-150 ariko uzi kibabaza kimwe ngewe mbona uyu muntu ntabwo abantu babasha no kubibona ko yababeshye kandi ntabwo asubira kuri YouTube agiye kubabwira ati narababeshye mu ihangane cyagenda ahubwo agaruka avuga ikindi urumva agaruka avuga ikindi rero bivuze iki hari abantu mu isi abantu bemera ariko Imana itabemera kandi kurebwa n'abantu benshi gukurikirwa n'abantu benshi guhabwa amafaranga n'abantu benshi guhabwa impano n'abantu benshi ashaka amamodoka n'amazu ntabwo ibyo bisobanura ko Imana ikwemera akobwa kireho umucyo neza ahubwo Bibiliya itubwiye iki iratubwiye ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi yego nagarare mu nzira y'abanyabyaha nicarane n'abakobanyi amen uyu muntu ntabwo amonaje kuvuga ngo ngenga urumva ngo ndahanura ngo ndi umuhanuzi ngo ninjye wemewe ngo ninjye wahanuriye kanaka bwa mbere mu gihugu cy'u Rwanda kandi umuririmbyi korasi yaravuze ngo nkandagiye ibanga reka ndibamenere ngo umukozi ku murimo ni w'Imana yemera ngo nari umugabo ntabwo igihabwa intebe ese icyo gihe niba warahanuye uretse ko tutari tunahari tutanabizi ko ibyo uvuga ari ukuri niba waranahanuye iyi saha se uhagaze utumeze uti uruwa kuza kuri YouTube uje guhanurira umuntu umwe ukaza kubwira ibihumbi n'ibihumbi biri ku isi none se Imana itanga ubuhanuzi bw'umuntu umwe hanyuma ikakubwira ngo bunyuze kuri YouTube kuri stade mu nsengero ahantu hose abanyamerika bari Buraya bari mu Rwanda bari Burundi bari Bugande ntabwo ibyo bintu bishoboka ako reka numvisha umwuka amase gusomera ijambo ry'Imana abadukurikiye tuba tugana kugira ngo dukomeze twubake ubwami bw'Imana ijambo riri mu byahishuwe ibice 17 duhere ku murongo wa 3 Bibiliya iravuze ngo ajyana Yohana mu butayu ari mu mwuka abona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana ifite imitwe 7 n'amahembe 10 uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'umuhemba yararimbishijwe n'ihazabu n'amabuye n'izahabu by'igiciro cyinshi n'imarigarita mu ntoki ze yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane ryanditse ngo Babuloni ikomeye nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi mbona ko uwo mugore asinze amaraso y'abera agize gute asinze amaraso y'abera n'amaraso y'abahowe Yesu mubonye ndatangara cyane marayika arambaza ati niki kigutangaje reka nkumenera ibanga ry'Uriya mugore n'irya nyamaswa imuhetse ifite imitwe 7 n'amahembe 10 iyo nyamaswa ubonye yahozeho nyamara ntikiriho kandi igiye kuzamuka ivi kuzimu ijye kurimbuka abari mu isi amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo aho naho tuhatinde abari mu isi bose amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa ku isi bazatangara babonye inyamaswa yahozeho ikabita kiriho kandi ikazongera kubaho aha niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga iyo mitwe 7 niyo misozi 7 uwo mugore yicayeho kandi niyo bami 7 abatanu baraguye umwe ariho undi ntaraza kandi naza azabakwiriye kumara igihe gito ya nyamaswa yari iriho ikabita kiriho iyo ubwayo ni
uwa munani, nyamara kandi ni umwe muri ba bandi barindwi kandi arajya kurimbuka. Ya mahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa gutegeka hamwe n'aya nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe. Abo bahuje inama baha abo bahuje inama baha ya nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo. Bazarwanya, n'uyu murongo nashakaga cyane, bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami, kandi abari hamwe nawe. Umva impamvu uyu murongo nawushakaga cyane, nahereye hejuru kugira ngo tuwugereho. Abari hamwe nawe ni abahamagawe, batoranijwe, bakiranutse, nabo bazagira gute? Bazayinesha. Buriya abantu benshi twatangiye uvuga mu inzira ijya kurimbuka n'inzira y'igihogere, n'inzira kurimbuka n'inzira ifunganye, niyo nzira y'igihogere n'inzira ifunganye. Kugira ngo wemerwe kunyura mu nzira ifunganye, hasaba ko wahamagawe, hagasaba ko watoranijwe, hagasaba ko wakiranutse, nibwo unesha Satani. Hari igihe rero Claire abantu benshi bajya bishuka bakagira ngo barahamagawe, cyangwa se bahamagarwa bakagira ngo baratoranijwe, cyangwa se batoranywa bakagira ngo baragize gute? Barakiranutse. Uzi ko bishoboka ko umuntu ashobora guhamagarwa akanatoranywa ntakiranuke, kandi Imana ibana n'abakiranutse cyane. Reka nkubwire rero, kandi abahamagaye bose siko batoranijwe. Urumva ngiye nk'aho ijambo nkwe muri komeye, ni ijambo ryo gutukisha Imana. Wumvishemo gutukisha Imana? Numvisemo gutukisha Imana n'amazina y'abantu bose batari mu gitabo cy'ubugingo, n'amazina y'abantu bose batari mu gitabo cy'ubugingo. Impamvu ibi mbivuze, uribuka Yesu abigishwa bigeze kuza, Sharoba wimvugira ibintu numvaga iryo jambo yaryo ngiye kukubwira. Baraje nyine bishimye, kandi urumva bari bishimiye ukuri. Yego. Ko bari birukanye abademoni mu bantu, barabumvira baragenda. Bari basengeye abantu, abarwayi barakira, abademoni baragenda. Nyine urumva bari bafite ishema n'ubutwari bwo kuvuga ibintu bakoze. Hari igihe umuntu avuga Sharoba ukumva ko afite ikintu yakavuze. Bari abigishwa bari bafite ibintu byo kuvuga, noneho bageze imbere ya Yesu barimo baramubwira. Urumva nubwo Bibiliya baranditse, ariko buriya barimo bamubwira bishimye, buriya nta nubwo Bibiliya baranditse ibintu byose, ariko buriya baramubwiye. Noneho bari bafite n'ibindi byinshi bagomba kumubwira, ariko ntekereza ko amaje kubasubiza bahise baca hasi, baca bugufi munsi y'ibirenge bye bagatuza. Baraza bishimye bati twasengeye abantu bakiza, abademoni batwumviye, tumaze kugera ku rwego rwiza, tumaje kuba abakozi b'Imana. Yerusalemu yose iratwubaha, Kigali yose iratwubaha. Yesu arangije arabitegereza, ariko nkunda umugabo bita Yesu. Kamubwira Roba, ubundi twigiye kuri Yesu twaba abakristo beza. Arangije arabareba arababwira ati mwikwishimira ko mwirukanye abadayimoni, ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ubu iri jambo ikintu risobanuye, ugiye utekereza ngo ngiye Claire ndacyanditse mu gitabo cy'ubugingo. Roba, hari ibintu byinshi nahinduka, hari ibintu byinshi ntavuga, hari ibintu ntakora, kuba ntekereje iryo jambo gusa. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu, yego, ntabwo bikwiriye ko umuntu akwiye kuza kuri YouTube kwivuga ngo njye narahanuye, ngo njye ndi umuhanuzi. Ese uri umuhanuzi? Izina rye riracyanditse mu gitabo cy'ubugingo? Yego. Ese niba ryanditsemo, ni ngombwa uze kubivuga ko uri umuhanuzi? Soko. Ahubwo waretse abo wahanuriye bakazaza akavangukana karahanuye. Nta nubwo ari ngombwa hanura, niba ari Imana yagutegetse bizasohora ugende, kandi niyo yaba ari na Satani yagutegetse bikasohora. Icyo si ikirato cyuko cyuko wahanuye bikenda. Ndumva turi no kugenda twisatira n'umusozo w'ikiganiro cyacu, abwirwa benshi akumva beneyo. Rero ni ukuvuga ngo umuntu wese nacungane niba n'izina rye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ikindi kintu wavuze gikomeye, ngo uyu mugore yari amaje gusinda ibisindisha,
amaraso yabera ni nkaho ageze kure no kuvuga ngo yageze kure yabeshya abantu benshi abantu bamufashe nk'umwizerwa bamufata nk'umukozi Imana bamufata nk'umukristo ariko nyamara asinze amaraso yabera arababeshya bikemera arabayobya bikemera mbese navuga ngo yari ubugingo bw'abantu yiyongeza ubundi ariyongeza ariko nyine ni ugutukisha Imana bigaruka kuri rya jambo nyine wasomye bivuga ngo urimo gukora ibintu Imana itishimiye nubwo abantu babyishimira ariko urimo uratukisha Imana yego kandi Imana yo ijambo riratubwira ngo urabikora nka kwihorera ukayibwira ko manywe nawe ngo ariko nzabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana niyo mpamvu urimo ubona abantu bafataga nk'abantu b'Imana barimo gusubiranamo bakambikana ubusa umwe akaza yakoze ibi wa undi nawe akagaruka ati nawe wakoze ibi kandi cyari kibakwiriye icyari gikwiriye ubwoko bw'Imana ari ugufata Bibiliya bakagenda bakigisha abantu b'Imana ariko kire uzima mu nyamubwira ngo nakijwe 2020 nibwo nayishuriwe imundi Imana irihishura nago bayigisha nyigo Imana yanyihishuriye nangira kumenya Kristo nangira kumenya imikorere ye ubuzima bwe personality oya nacyo roba reka tuvuge ko uko Imana arakwihishuriye irakwiyereka mu buryo bwayo ariko ntabwo ari hame ku bantu bose ko ari uko babyizeye reka tuvuge no kwigisha abantu ko nayo biri haraho ivuga bigisha sibyo se naho harahari rero Imana yahamagara umuntu wayo ni Bibiliya ni igitabo cy'indirimbo ni ugutanga ubuhamya ubwereka abantu aho Imana yagukuye nayo kugejeje kugira ngo n'abakiriyo baveyo mbese umuririmbyi we yararirimbye 284 mu gushima Imana ngo hari na mu Rwanda 9 ngo zari hamwe mu rwuri ngo ariko imwe yarazimiye itaye umwongeri wayo mwiza ngo nuko uwo mwongeri uyu mupasiteri uyu mushumba ahita asiga 99 ajya gushaka yazimiye ngo asanga ivunitse ndagupfa ngo nuko arayigarura abamarayika basavuza impundu banezerewe none se koko Robert ubu ngubu abapasiteri barimo kuza kutubwira barimo gushaka inama ku buryo mu ijuru bahimbaza Imana akavuga ati pasiteri runaka hari intama yazanye yabwirije wapi ahubwo tugeze mu gihe ejo ni naratangaye ngembo natugeze mu gihe sindi umusomyi wa Bibiliya wa cyane pe uretse n'ubwo Imana icyo umbwiye roba ndagifata si kincika ariko hari ijambo bajyaga batubwiriza rivuga ngo igihe kizagera uwezwa yezwa kurushaho uwanduye arusheho kwandura naratangaye ejo ndara amateraniro bona rero ari iryo jambo duhagazemo kuko tugeze ahantu roba umuntu ahaguruka akaza ari umugabo yitwa pasiteri cyangwa ari umumama yitwa pasiteri akavuga amagambo nawe ubwawe kuyumva ukumva guteye isoni n'umwana muto atatinyuka kuvuga noneho aho kugira ngo ibyo bintu binahinduke birangire ejo akaza yadukanye ikindi bivuga ngo ubu ngubu uwezwa arimo kwezwa uwanduye arimo kurushaho kwandura nanatangaye yego nabonye amateraniro amwe kuri YouTube abari buvubwe urabwiriza rirambuye n'irifungura ari bishop na pastor nyambona hano kuri YouTube ndabakomana tsabiye abakristo bakarabye mu gitondo bakabyuka ngo baje gutega amatwi bishop na pastor nyamara rero reka nkubwire n'ubwantu baseka ariko Imana irababaye Imana irimo gupfusha uko bwije nuko bukeye ahubwo abagishoboye gusenga ni basengera itorero basengera ubwoko bw'Imana yego kuko urumva nyine kona o bishop ukabona pasiteri uzibirwa bavuga mabi kuri YouTube ukabona mu rusengero nyine biteye isoni kandi roba umwari bubwiriza iri funguro ndarabwiriza rirambuye kandi roba iyi YouTube tubaho
merutse kujya i Bugande tugeze ahantu tugiye gutegera ngiye kubona abantu tugiye muri alimentation kuguramo ibintu ngiye kubona abantu barajagera muri bane ngo ngo dore claire bivuze iki bivuze ngo ni rya jambo rivuga ngo turi inzandiko zisomwa na bose ese ibintu uvuga kuri YouTube mu by'ukuri bikwemerera kujya mu rusengero ukabwiriza bikomera guhagarara imbere y'abantu 100 harimo abakurikira YouTube birwabona ibintu ibiganiro ukora ukababwiriza koko ni ikibazo gikomeye ariko reka mbwira abantu ngo uwezwa rusheho kwezwa uwanduye nyine arimo kurushaho kwandura kuko ntabwo Imana rega yabyihanganira ntabwo Imana yabyihanganira uri mutuka izina ry'Imana utukisha umurimo w'Imana hanyuma ngo ikureke nukuvuga ngo Imana irimo kubishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana kre uwezwa komeze yezwe uwanduye yakomeza agire gute yandure ni jambo ry'Imana ribivuga kugira ngo sidusoje ikiganiro cyacu turasoje hanyuma umuntu ushaka kuvugisha kerere 078 83 6 8 993 993 nicyo ariko hari indi message nshobora kubwira abantu bakurikira chano zacu nababwira merutse kugira iyerekwa Imana irambwira ngo nimbwira abantu abavuga butumwa abahanuzi abapasiteri abantu babasha kwigisha Imana yambwira ngo nimbabwire ngo nibigisha abantu kuri yego bareka gushaka ibindi bintu bijyanye n'amafaranga n'ibindi indamu nyine ibijyanye n'ibyo bumva bishakira babwira abantu kuri Imana yambwira ngo mbabwire ngo nashaka zigishe amagambo 2 ariko ari ukuri yego iyo ni message imwe ubwo abagomba kumva barayumva bigisha bose nyine hanyuma ikindi Imana irongera irambwira ngo nimbwira abantu ngo Yesu araje Yesu araje gutwara itorero yego bivuga ngo rero umuntu wese narusheho kwezwa no gukiranuka iyindi message ya 3 Imana irambwira ngo hari abantu bafite ubwoba kubijyanye n'amatora ariko Imana yambwira ngo mbwira abantu ngo amatora azagenda neza kandi nta kibazo kizaba mu matora yego abantu bo kugira ubwoba abantu batuze bahumure amatora azagenda neza kandi nta kizaba kidasanzwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda yego icyo gendo ngera ndumva ngo hari abantu nyine bafite umugambi wo kuba bagirira nabi igihugu ariko Imana iravuga ngo ngira abantu ngo ikomeje kurinda igihugu cy'u Rwanda ntabwo abo bantu bazabigeraho rero nabwira we munyarwanda uri hanze uri mu Rwanda wowe ukunda igihugu wowe ufite ubwoba nakubwira ngo tuzaho kugira ubwoba Imana yarangije gutegura uko gahunda zose zizagenda kandi zizagenda neza Imana ibaho umugisha dusengera Imana dusoze Imana ndagushimye ndaguhimbaje ngushimiye kugira neza bukira bugacya ubanye natwe muri iki kiganiro nyemerera ubane n'ababasha kucyumva abo bitameze neza ubahe kumera neza abadafite akazi ubaha akazi abarwayi bakize buri muntu wese afite amadeni ubishyurire buri muntu wese umwiyereke mu buryo bumwe cyangwa ubundi izina rya Yesu Kristo amen 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 nimufashe dushimire abahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye havari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri
ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church, urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 30 23 68. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp.